Wahiko mu katare ka Central Market yokushaba obutunguru n'ogwerwa kago. Ati reka seri n'omushubuzi w'obutunguru nagira ngo akatunguru bwa hati karinkeza bu ahabo kube bafu y'obutunguru buhango hati yahika mitwaro 8. Enjure riye yagwira mu kubanza ikafectinga ibintu byone bukwatinda fresh. Inyanya ndabasingo mu bishara. Imizi gakijura gas twara. Obutunguru nacyo nicyecho mwene nyanya zo zitembire kimwe tusherirwe. N'umusano abo kuba bahingi abo kureta ibintu mu kataromu n'abantu bace munonga bareta mu ibintu bice abo kusanga ngo umusano mu cyaro ukazwa mwingi kandi ibihingwa niyo bikuruka cyahika ahabijume binde birimo miyembe obutunda enyanya watermelon nabyo hati okubigura na mino garuguru kandi ombinde byeyonjire harimo ebyenyanja teka mu nembera y'ubwiru twino n'umushana mwingi n'emibazinge bafuhirira n'izira kamushobora higo usanga umuntu areberire inyanya ze ingurube abwira musente nyingi nabucumuje cyane yabusera kugira ngo ajye makasente anga bashobozi b'ibyenyanja ni bwingi abo kube byenyanja cyo kubanza bikeyongere beyi kiro twakujugura shiringi kenda hata shahidi ne guru kwa gumane kumiri kandi abaguza bo kuzana babo sete tuziriyo tuzeyonjire kandi umukataro abaguzi kwino bace bakacendera enshonga zo kweyongera kw'ebintu abashubuzi bazegicerera impinda hinduka y'obwire kandi na kanseri kubongeza imishoro bwashesha bwira ubwango ibintu nojya ngo birya yigu n'imishoro yakafu gavumenti ikateka umusoro mwingi ahakataraka uko kuri hakataraka ngo kanyerera kuko ibintu bitekamo nibukwatiramo esete zawozugwamo gashakwa Christopher Himswe.